Nubutumwa nahawe na data wa twese. Mana itugirire neza. Tugiye kumva ubutumwa buri mu bice bibiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Gushaka Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, mbese umuhereze ibyawe byose, kuko turi mu bihe abisi bihugiyeho batwawe n'ubutunzi, ibyo bita iterambere. Ariko bene data, iri terambere mubona, n'ubundi Yesu yaravuze ngo muzaba mubona bubaka barongora ibintu byose mu isi mu buryo bw'umubiri mubona ari byiza. Ariko si n'icyo gusa, ngo hazaba hari intambara, ishyanga ritera irindi ishyanga, ngo hari imitingito. Ibyo byose twabibonesheje amaso. Mbese iyo ubona ibimenyetso, ntago bikwereka ko impanda igiye kuvuga, ntago bikwereka ko umwana w'Imana agiye kugaruka. Niki gitumye abantu muzigamira amavuta azagutunga mw'icyo gihe? Izigamira amavuta. Igihe kirageze kandi kirasohoye, kabasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ndagira ngo ngutangarize ngo igihe n'iki ntago ari ejo, igihe cyawe ni uyu munsi. Zigama amavuta yawe uyu munsi. Data, abavandimwe, inshuti z'umusaraba, abarundi, abavukanyi bacu, ubu butumwa n'ubw'abarundi, kandi abarundi mwese. Icyakora nkunda kuvuga ngo ni abarundi mwubashye Imana, mukaririra Imana, mukaririra igihugu. Data duhana umugisha. Imana irambwira ngo reka mbabwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Ya masengesho mwasenze muzenguruka uwo musozi w'umubabaro, w'amarira, wo guhora mu buhungiro, igihe kirageze Data ajya kuwushyiraho iherezo. Namwe abanzi banyu mugiye kubagiraho ububasha. Reka mvuge ngo igihe cya Dawidi w'umwami ugiye kwima Burundi kiraje, ariko hariho kondisiyo. Message yindi mfite ni ku Banyarwanda, Abanyarwandakazi ba Kristo mwubashye Imana, mwasengeye igihugu. Reka mbakomeze mbabwire ngo muhumure, mu gihugu hagati nta ntambara ihari, ariko hari icyitonderwa. Imana irongera irambwira ngo musengere uyu muntu witwa Dawidi. Musengere Dawidi. Ntago umuntu uzayobora iki gihugu yitwa Dawidi, ntago uyu muntu uzaza ari umwami yitwa Dawidi, ahubwo tumugereranya nka Dawidi, kuko Dawidi yasimbuye Sawuli kubera ko yubashye Imana, kubera ko Imana yamwishimiraga. Niyo mpamvu tumwita Dawidi. Uyu azaba ari umuntu uzaza kuyobora iki gihugu, akakiyobora atagendeye ku moko. Niyo mpamvu mbabwiye ngo Imana irambwiye ngo musengere umuntu witwa Dawidi, kuko bari gukora ubukonikoni bwose bushoboka ngo bamenye aho uyu muntu aherereye yicwe. Uko muzi Sawuli yahize Dawidi. Imana irambwira ngo abapasiteri, bashumba, ba bishop, abantu mwese muzi ko mufite inshingano z'itorero, muri kubwirwa ngo muzaba abaperezida, muzaba abayobozi b'igihugu. Reka mbatangarize iri tangazo: nta mupasiteri uzayobora Burundi, nta mubishop uzayobora umuntu wese uri mu inshingano z'itorero ntago azigera ayobora Burundi. Uyu muntu azaba yarize ibya politike. Mbabwiza ukuri, Data yanyeretse ko afite n'igisirikare yatoje kandi aje gufata igihugu vuba. Rero bapasiteri, muri kwibwira ngo muzayobora igihugu, ngo mugifashe neza, ngo muzagenda muyobora igihugu, bamwe bibwira ngo bizanyura ngo mu nzira y'amahoro bagende mufate icyo gihugu. Imana yambwiye ngo mbwire abayobozi b'inzego z'ibanze, mwitondere iki kintu muri gukora. Imana itugirire neza. Irambwira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze, murimo murashishira bicanyi. Irambwira ngo bamwe muri mwe muri gufata urupfu rw'umuntu mukarugira nkaho ari urukwavu cyangwa inkoko bishe. Irambwira ngo abo bicanyi muri kuhishira mu butumwa. Umuntu witwa Fisi, uyu nguyu ari mu Rwanda.
fisi uri mu Rwanda ufite ibibazo byinshi ndetse naje kubona mbona uri kubaka inzu yawe uri kubona uburyo bubaka inzu bakaya fondasiyo nabonye inzu yawe iri muri iyo fondasiyo mu yindi fondasiyo y'iyindi nzu mbona umwuzure uza kurenga ku buzima bwawe ndetse mbona ugiye mu kaga wari urimo usengera gutabarwa wari ufite uburwayi bukomeye Imana irambwira ngo abafisi ni benshi ariko uyu fisi avuka mu muryango urimo umuntu w'umuyobozi w'akarere kamwe muri iki gihugu ambwira ngo abantu muri Amerika muvuga Imana by'ukuri kandi muyivuge bitari mu rwihisho Imana izabakoresha iby'ubutwari kandi igiye kubazamura ibaha ijambo mu icyo gihugu irambwira ngo abantu bari gucika intege ariko irambwira ngo iki gihe ntago ari cyo gucika intege ni igihe cyo kwambara imbaraga hari byinshi muri kubona muri ibyo bihugu bitandukanye bigatuma mushaka yambwiye ngo ubu buyobozi bwashizweho n'Imana ibintu byose biri gupfira mu nzego z'ibanze kandi aba bantu data zabibabaza irambwira ngo aya maraso y'aba bantu muhumure atakira mu ijuru nk'uko ayaberi yatakiye mu ijuru ibi bintu Imana irabireba irambwira ngo umuntu witwa Ange urugo rwananiye ari mu mujyi wa Kigali ndetse atuye mu karere ka Gasabo Ange ntabwo uri igikara uri inzobe irambwira ngo umaze iminsi urira irambwira ngo umugabo wawe Imana iramugaruye amarira warize abana bagiye kongera kubona papa wabo warize amarira menshi data yarayumvishe Imana irambwira ngo Forotine wasengeye urubyaro uri uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 cyangwa 072 55 549 Emmanuel Catering Service umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize ikaze ndetse nkwifurize umugisha w'Imana mu byo ukora byose aho uhereye hose mu bice bitandukanye reka mvuge ngo amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo reka mwese twizere ko muri amahoro kandi mukomeje gushima Imana ariko kandi mukomeje kurindirwa no mu buntu bw'Imana nanjye ndamahoro murumva ko ijwi rimeze neza nubwo akavura kare kugwa nembeka imeze neza nabi ariko kandi ndamahoro ndashima Imana uko biri kose umugani w'abashinga ntahe uko biri kose ndashima Imana namwe nizeye ko muri amahoro ni nepa muvugana kuri mikoro ndi kumwe na mama w'amahanga uraho meze neza ndashima Imana urakomeye ndakomeye ndacyakomereye umwami uracakomeye mugabo Imana ishimwe nokuri ndagucingurukiye amen amakuru cy'iminsi mama ndashima Imana ko yatuzigamye namwe ikabazigama kandi ndayishima ko yazigamye abakunzi b'Umusaraba TV tunabashimira uburyo bakurikirana ibiganiro by'Umusaraba TV ibiganiro byacu tuba twatambukije bakanabisangiza abandi no kuri baba badufashije gukora uyu murimo kandi no kuri data ajya bampera umugisha rero
ndacyari mama w'umuhanga, ndacyari mu murimo, kandi ndacyakunda Imana n'abantu bayo. kandi uracyari generali na n'uyu munsi ntabwo amapeti aramanuka cyangwa yarazamutse? Data niwe ubigena, ndacyari generali, ndacyayobora groupe abasirikare ba Kristo, kandi turanashima Imana ko data akomeje kwagura umurimo, hiyongereyemo abandi bantu. Turashima Imana cyane, iri kugenda dukorera ibitangaza natwe tukabibona. Imana ishimwe cyane. Mbere yo gushima Imana, nyuma yo gushima Imana, reka tuguhe n'umwanya. Ufite abakunzi benshi basuhuze. Ni benshi cyane. Reka nsuhuze abasirikare ba Kristo mwese ndabasuhuje, cyane umubyeyi wacu Pastor Eshirone, Pastor Obedi muri Mozambique, Eshirone ari USA. Reka dusuhuza abavandimwe bacu bari Uganda, bari Burundi. Ni benshi cyane. Reka nsuhuze Mama Shema, reka nsuhuze Korotrida, mwese n'ukuri ntabwo nabasha kubarondora ngo muri nkoramutima. Mu by'ukuri ndabakunda cyane. Icyo nzi neza nuko Imana ibakunda kundusha. Data abankomereze, kandi n'ukuri abagure mu buryo bw'umwuka, bw'umubiri, mbese ntabwo nabona uburyo mbibifuriza, ariko imigisha yose Data atanga tongera umubabaro. Mwese umuryango wa Pastor Eshirone wose ndawusuhuje, uri waseyi. Reka mbonereho no gusuhuza umwana we w'umuhererezi, ntabwo wenze igihugu arimo, ariko afite umwana we w'umuhererezi witwa Enoki. Nawe ndamusuhuje cyane, ndabizi azakurikira iki kiganiro. Data rero abampera umugisha, mwese ndabakunda cyane. Amen. Natwe turagukunda cyane. Byari ngombwa kugira ngo tuguhe nako kanya usuhuze n'abakunzi. Tuzaducishamo akanya. Ndashaka ko mu minsi iri imbere tuzafata n'akanya. Reka mbisembe basezanya ibyo byose ntabwo muzabiyangira. Nkafata abantu bakunda guca ku Musaraba TV tugahurira hamwe tugasenga, Imana tugasengera abantu b'Imana. Ayo ntego yonyine. Haro turi kumwe impande yanjye isabyemera, nawe wabyemeye. Ubwo n'abandi bazabyemera, niyo batabyemera babiri barahagije. Sibyo? Yego. Imana ishimwe twishimiye kuba nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nta nubwo turi bwibwe dutinda cyane kuko uri umurashi. Kandi umurashi agiye kurasa ntabwo agombera ku isasu gutinda mu mbita, agomba kutarasa ku ntego. Ntabwo waba ureba haduye ngo ujye gutinda, yagutanga kandi agutanze aba ari bibi. Imana ishimwe ko yakurinze, natwe yaraturinze, turacyari mu buntu bw'Imana. Iyi minsi urabona bimeze bite? Ese turi mu gukora Imana, ariko no mu minsi y'imperuka. Benshi bavuga ngo ni iminsi irije umuyenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru. Iminsi urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazihakana Imana. Tujye kujya twumva muri no minsi ibintu bitandukanye, ngo umuntu ngo aravuze ngo Imana ifashe zero, aratwika. Imana iri gukora ku mugaragaro, n'ubwo turi mu minsi ya nyuma. Iyi minsi umukristo, umuntu wese ugana mu gihugu cyo mu ijuru akwiye kwitwara gute, akwiye gusenga gute muri iyi minsi? Reka mvuge kuri iyi minsi, wenda abantu bamenyereye ko ntanga ibiganiro byanjye, nsanzwe mbitanga ntambaye ikoti. Reka bari ko mvuga. Data yambwiye ngo turi muri ya minsi y'imbeho. Iminsi y'imbeho. Niyo mpamvu wambaye ikoti? Mu minsi niyo mpamvu nambaye ikoti. Ntabwo iyi mbeho ubirebe kuri ikoti, ariko ubyumve ko ari ikote ry'umwuka. Ukwiye gukurura imbaraga z'Imana, ukwiye kongera ibihe byo gusenga. Ubwo ndimo ndasubiza ikibazo warumbajije. Turi muri ya minsi y'imbeho, aho abera n'abakomeye baguye. Ya minsi abantu basinziriye kubera ya mbeho. Ya minsi mbese abantu bananiwe gusenga, bahugiye mu byinshi. Ndagira ngo wambare ikote ry'umwuka wera. Mana itugirire neza. Wambare mwuka wera, wambare imbaraga z'Imana, wuzure mwuka wera mu gihe nk'iki ngiki, usabe izindi mbaraga, kuko turi mu minsi y'imbeho. Yego. Mana itugirire neza. Turi mu minsi y'imbeho nk'uko ubivuze, mu gihe gikonje. Ariko se
iryo kote ry'umwuka wera abantu bararibona bote kugira ngo baryambare riboneka muri isoko? Data yaravuze ngo abanshakana umwete bazambona, kandi arangije aravuga ngo munshake nkiri bugufi, mushaka Uwiteka akiri bugufi, kuko hari igihe azaba atakiri bugufi bwacu. Hari igihe cyo gusenga, uzashaka gusenga ubure nawe usengera. Hari igihe ibi bintu bya YouTube turi kurebaho ivugabutumwa bizaba byarangiye. Hari igihe uzajya gushaka pasiteri cyangwa bishop ukamubura. Hari igihe uzajya mu rusengero ugasanga nta bihe byo gusenga bihari. Mana itugirire neza. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mumwambaza akiri bugufi. Kugira ngo ubone uburyo bwo iri kote ryo mu buryo bw'umwuka, ni ugushaka Uwiteka n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, mbese umuhereze ibyawe byose, kuko turi mu bihe ab'isi bihugiyeho batwawe n'ubutunzi, ibyo bita iterambere. Ariko bene data, iri terambere mubona, n'ubundi Yesu yaravuze ngo muzaba mubona bubaka barongora ibintu byose mu isi mu buryo bw'umubiri, mubona ari byiza. Ariko si n'icyo gusa, ngo hazaba hari intambara, ishyanga ritera irindi ishyanga, ngo hari imitingito. Ibyo byose twabibonesheje amaso. Mbese iyo ubona ibimenyetso, ntago bikwereka ko impanda igiye kuvuga, ntago bikwereka ko umwana w'Imana agiye kugaruka. Ni iki gitumye abantu musinziriye? Ndagira ngo mushakire ikote ryo mu buryo bw'umwuka, mwambaza Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko iyi ni iminsi yo kuzigama amavuta azagutunga muri iyi minsi ikomeye igiye kuza. Uramenye utazaba mu bakobwa 5 b'abapfu, ahubwo nube mu bakobwa 5 b'abanyabwenge, kuko igihe kiraje ngo uzakoreshe ya mavuta wazigamye. Ni iki gihe cyo kuyazigama? N'iki nubwo waba ufite itabaza icyaka, ariko ibuka ko hari ibihe by'umwijima bihari, ndetse no kurindira umukwe bishobora gutinda. Ariko izigamira amavuta azagutunga muri icyo gihe. Izigamira amavuta. Igihe kirageze kandi kirasohoye, kabasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ndagira ngo ngutangarize ngo igihe ni iki, ntago ari ejo. Igihe cyawe ni uyu munsi. Zigama amavuta yawe uyu munsi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Nshuti bavandimwe muduteza amatwi kandi muri kumwe natwe muri kano kanya, n'uyu tugiye kuganira ni mama w'amahanga. Natwe mu kiganiro dutangira tugeze tugishoje. Mama w'amahanga, reka tumuhe umwanya asenga Imana, narangiza umwuka yamuhaye, impamba yamuhaye kudupfundurira, atubwiye niyo minsi y'imbeho. Murabona ko yambaye ikoti yitubwiye ngo niko Imana yamutegetse ngo abwire yuko ari iminsi, atubwire nanjye kanishyireho ko ari iminsi y'imbehishe, kandi twamaze kwisohora. Senga Imana ukomeze. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Data wa twese, murengezi wacu, Imana ikiranuka muri byose, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Data turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe, ukaturinda, ukatuzigama. Uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Data icyubahiro ni icyawe. Nyemerera uyu mwanya tugushimire ko wazigamye abapapa, ukazigama abamama, ukazigama abasore, ukazigama abakobwa, Mwami ukazigama abana bato, baba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mpande enye zose z'isi. Mwami Imana warabazigamye. Aba bakurikiriye Umusaraba TV, Mwami warabazigamye. Turagushimiye, wazigamye abera. Mwami Imana turacyagushima, naho Satani arasha imyambi. Turagushima kuringa biducingira. Turagushima ko ari abana bawe bakivuga ijambo ryawe by'ukuri, bagihanura by'ukuri. Turagushimira ko hari ibihumbi 7 wizigamiye ndicapfukamiye Bayari. Turagushimira. Nyemerera data uyu mwanya duheshe imbaraga zose z'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Daimoni shirogoya mu izina rya Yesu Kristo. Mwami tugiye
kuvuga ibyawe nyemerera data tukubere mikoro urangurure wera wa Isiraheli wivugira ubwira ubwoko bwawe ndagushimiye data ko iki kiganiro ugiye kucyumva umuhereza umugisha kandi data ndagushimiye ko hari aho gikuye abana bawe hari naho kibagejeje mu izina rya Yesu amen amen ikaribu murakoze cyane nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abakurikira Umusaraba TV mwese uyu munsi n'ubundi ndagarutse ngaruwe n'ubutumwa data yampaye kubagezaho n'ubutumwa bw'Imana nagari ubutumwa bw'ibya politike nagari ubutumwa bundi n'ubutumwa nahawe na data wa twese Imana itugirire neza tugiye kumva ubutumwa buri mu bice bibiri Imana y'amahoro itugirire neza data aduhana umugisha ndaza kubanza kusaba kugira ngo ushake Bible hafi umfashe ndabizi ko ntabwo ijya kure yawe kubera ko ngiye gutambutsa ubutumwa buri mu bice bibiri ariko bwose turifashisha ijambo ry'Imana yego Imana ikugirire neza turatangiye gutambutsa ubutumwa bwo ku bihugu byose muri rusange harimo n'igihugu cy'u Rwanda Imana y'amahoro itugirire neza ariko banza usomere Esther tugiye gutambutsa ubutumwa bw'igihugu cy'u Burundi Esther ibice 9 soma umurongo waho wa mbere gusa Esther ibice 9 umurongo waho wa mbere abayuda bica abanzi bawo yego ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari ngo ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ngo niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka abayuda bari bo bagira ububasha kubanzi babo abayuda bari bo bagira ububasha kubanzi babo Imana y'amahoro guhereza umugisha bene data abavandimwe inshuti z'umusaraba abarundi abavukanyi bacu ubu butumwa n'ubw'abarundi kandi abarundi mwese icyakora nkunda kuvuga ngo ni abarundi mwubashye Imana mukaririra Imana mukaririra igihugu data duhana umugisha Imana irambwira ngo reka mbabwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ya masengesho mwasenze muzenguruka uwo musozi w'umubabaro w'amarira wo guhora mu buhungiro igihe kirageze data ajya kuwushyiraho iherezo namwe abanzi banyu mugiye kubagiraho ububasha reka mvuge ngo igihe cya Dawidi w'umwami ugiye kwima Burundi kiraje ariko hariho kondisiyo Imana itugirire neza kondisiyo ziriho ni izi mesaje mpawe ku barundi mwubashye Imana mugasengera igihugu cyanyu mugasenga ngo Imana ibaho ubuyobozi bwiza Imana yababwiye ko demokarasi wanyu ntayihari nta nihari ariko Imana iravuze ngo muhuze umutima aho muri mu bihugu bitandukanye nimba muraza guhamagarana abaziranye muhamagarane muhana umunsi wo gusenga musengera igihugu cyanyu murasengera ibintu bibiri muraza gusengera igihugu cyanyu Imana ikureho ubukoroni cyangwa amacakubiri ikintu cyitwa amoko kuvuga ngo umuhutu umututsi umutwa iwanyu mu gihugu nibyo biteza amakimbirane n'imvururu za buri munsi bamwe bashaka ubuyobozi uyu munsi n'ejo Imana ibaha ubumwe mwubaka umuntu umwe witwa umurundi apana umututsi cyangwa umuhutu cyangwa iki bya bindi byose muzi namwe biba mu gihugu cyanyu ibi bintu murabisengera ari uko muhuje umutima Imana itugirire neza Imana irongera irambwira ngo musengere uyu muntu witwa Dawidi
musengere Dawidi. Ntabwo umuntu uzayobora iki gihugu yitwa Dawidi, ntabwo uyu muntu uzaza ari umwami yitwa Dawidi, ahubwo tumugereranya nka Dawidi kuko Dawidi yasimbuye Sawuli kubera ko yubashye Imana, kubera ko Imana yamwishimiraga. Niyo mpamvu tumwita Dawidi. Uyu azaba ari umuntu uzaza kuyobora iki gihugu akakiyobora atagendeye ku moko. Niyo mpamvu mbabwiye ngo Imana irambwiye ngo musengere umuntu witwa Dawidi, kuko bari gukora ubukonikoni bwose bushoboka ngo bamenye aho uyu muntu aherereye yicwe. Uko muzi Sawuli yahize Dawidi muri Bibiliya, niko uyu muntu bari kumuhiga. Musengere uyu muntu azafata igihugu. Icyo nzi neza nuko data yambwiye ngo azanesha, azatsinda. Imana ibagirire neza, muhuze umutima mu musengere. Ikindi Imana irambwira ngo abapasiteri, bashumba, ba bishop, abantu mwese muzi ko mufite inshingano z'itorero, muri kubwirwa ngo muzaba abaperezida, muzaba abayobozi b'igihugu. Reka mbatangarize iri tangazo: nta mupasiteri uzayobora Burundi, nta mubishop uzayobora umuntu wese uri mu inshingano z'itorero ntago azigera ayobora Burundi. Uyu muntu azaba yarize ibya politike. Mbabwiza ukuri, data yanyeretse ko afite n'igisirikare yatoje kandi aje gufata igihugu vuba. Rero bapasiteri, muri kwibwira ngo muzayobora igihugu, ngo mugifashe neza, ngo muzagenda muyobora igihugu, bamwe bibwira ngo bizanyura ngo mu nzira y'amahoro bagende mufate icyo gihugu. Iki gihugu ntabwo ari urwo urugo utuyemo uyobora uzafata nkaho ari urugo rwawe. Igihugu gifite perezida n'abasirikare bari kurwana, n'undi azaza arwana. Imana irambwira ngo muri iyo ntambara irindiyemo abera, kandi abera mukomeze ibihe byiza byanyu byo gusenga, kandi muhumure ntimukurwe umutima n'iyo ntambara izaba, kuko abera Imana izabarinda. Ariko Burundi buzayoborwa n'umuntu wubaha Imana ariko wize ibya politike. Gusengera igihugu cyanyu. Irambwira ngo umwami waraje kandi aje kwima ingoma, kuko data ari kumwe namwe. Imana ibagirire neza. Message yindi mfite ni ku Banyarwanda, Abanyarwandakazi ba Kristo, mwubashye Imana, mwasengeye igihugu. Reka mbakomeze mbabwire ngo muhumure, mu gihugu hagati nta ntambara ihari, ariko hari icyitonderwa. Imana yambwiye ngo mbwire abayobozi b'inzego z'ibanze mwitondere iki kintu muri gukora. Imana itugirire neza. Irambwira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze murimo murashishira bicanyi. Irambwira ngo bamwe muri mwe muri gufata urupfu rw'umuntu mukarugira nkaho ari urukwavu cyangwa inkoko bishe. Irambwira ngo abo bicanyi muri kuhishira, mwa abayobozi b'inzego z'ibanze mwe muri gutuma abicanyi bihisha mu gihugu. Irambwira ngo namwe bizabagiraho ingaruka. Banyarwanda, mbabwire ngo ubu buyobozi ntabwo ubuyobozi perezida w'igihugu ari we wanzura dosiye ifunga cyangwa ifungura umuntu. Reka mbwira abantu bishizemo ko igihugu kitakigira amategeko. Data yambwiye ngo ubu buyobozi bwashizweho n'Imana, ibintu byose biri gupfira mu nzego z'ibanze, kandi aba bantu data azabibabaza. Irambwira ngo aya maraso y'aba bantu muhumure atakira mu ijuru nk'uko Ayabeli yatakiye mu ijuru. Ibi bintu Imana irabireba, kuko imitima data warabizi. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bayobozi b'inzego z'ibanze mukora amadosiye y'abantu bisha abandi, Imana irambwira ngo ibagarutseho. Irambwira ngo iyongeye kubagarukaho, kandi aya maraso y'abantu muhishira bisha abandi mugiye kuza kuyazira. Aba bantu amaraso yabo ari gutaka, bamwe mubahindura abasazi, abandi mukavuga ngo mugatanga impamvu zo gusobanura umwicanyi. Imana yambwiye ngo mbaha amagambo ari mu Kuva
yego kuva ibice byawo 21 uba usoma umurongo wa 12 gusa, usimbuke usome umurongo wa 16 usome na 17. kuva ibice 21 kuva ibice 21 soma umurongo wa 12 gusa, usimbuke usome 16 simbuke 16 soma 12 gusa, usimbuke usome 16 na 17. yego ukubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa, ngo kubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. 16 uwibye umuntu akamugura cyangwa bakamufatana ntakabure kwicwa, ngo wibye umuntu akamugura cyangwa bakamumufatana ntakabure kwicwa nushaka urekeraho. ntakabure kwicwa, yego nguvumye se cyangwa nyina nawe ntakabure kwicwa. Mana y'amahoro itugirire neza. Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ukubise umuntu akamwica ntakabure kwicwa. Bayobozi b'inzego z'ibanze, ngewe ibi bintu ntabwo njya mbishyira mu nzego zo hejuru kuko ibi bintu bipfira hasi. Niyo mpamvu na data bagarutseho aravuze ngo aba bantu mufata mukabagira nk'aho batigeze kubaho, nk'aho ari za nkoko bicira mu maresitora mukagenda mugiye kuzirya. Imana irambwiye ngo ibagarutseho, aya maraso muzayabazwa nabo muhishiriye, igihe kimwe baraje babahinduke, ayanyu nayo azajya kubwo butaka. Data atugirire neza. Yego ntindi message ku bantu reka bariyo mbanza gutambutsa. Hari abantu Imana yantumyeho kugira ngo twinjire kuri message y'abahanuzi, mbwire nabera ko igihe cyabo cyo gutabarwa kigeze. Izo zari message zo ku bihugu byacu bibiri, kandi Imana irambwira ngo umbwire abantu bo mu bihugu byose, igihugu cyose urimo wagiyemo, waba waragiye uhunga, waba waragiye ugiye kugituramo, irambwira ngo ahuri uhagere uhabe umumaro kandi musenge. Benshi mwagiye mu bihugu bifite birimo ibigirwamana, Imana irambwira ngo aho ngaho ntago mwagiye iyo bitunguye Imana, ahubwo mwagiye ku mugambi w'Imana. Igihugu cyose waba urimo kandi uzi neza kusenga Imana, usenga Imana by'ukuri kugira ngo aho ngaho haba umumaro. Imana irambwira ngo mwibuke Saduraka na Meshaka na Bedenego ko batihakanye Imana, mwibuke Daniyeli ko atihakanye Imana ndetse ko yabaye umumaro. Mwibuke Yosefu ajanywe yaguzwe muri Egiputa, uburyo yagiye muri Egiputa akababera umugisha. Imana irambwira ngo namwe mube umugisha mu bihugu murimo, kuko ni mu bisabira amahoro niyo muzabamo. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mbwira abantu muri Amerika, irambwira ngo mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga, kandi ntimusenge mu rwihisho, ahubwo musenge ku mugaragaro. Imana irambwira ngo ikintu kimwe yabahaye kugira ngo byibura bajye bazirikana ko Imana iriho, nuko yabahaye ibihe bitandukanye n'iby'ibindi bihugu. Ibaha ibihe by'ubukonje, ibaha n'ibihe by'ubushyuhe. Iyo batagira icyo ngicyo, bari bafite ubwenge buruta ubw'abandi, bari bafite ubutunzi buruta ubw'abandi, Imana bari kuyihakana burundu, ntibari kuzigera bamenya ko iriho. Ariko iyo bageze mu gihe cy'urubura nk'ubu, nk'igihe barimo, nibwo bibuka ko hejuru y'imbaraga zabo hari Imana. Imana irambwira ngo abantu muri Amerika muvuge Imana by'ukuri, kandi muyivuge bitari mu rwihisho. Imana izabakoresha iby'ubutwari, kandi igiye kubazamura ibaha ijambo mu icyo gihugu. Irambwira ngo abantu bari gucika intege, ariko irambwira ngo iki gihe ntago ari cyo gucika intege, ni igihe cyo kwambara imbaraga. Hari byinshi muri kubona muri ibyo bihugu bitandukanye bigatuma mushaka gucika intege, ariko irambwira ngo iki ni cyo gihe cyo kwambara imbaraga. Muri kubona abasambana ku mugaragaro ku mihanda, mukabibona, muri kubona ibintu biteye ubwoba mu buryo bw'umubiri, ariko nawe jya mu buryo bw'umwuka, wambara imbaraga, kandi intwaro zose wambare wikwije kugira ngo ubashe kurwana uru rugamba uhamye by'ukuri. Hari abazarenganywa, ariko muhumure, Data azabasobanura. Ibyo bazaba baza simwe
muzisobanura muzasobanurwa na data wo mu ijuru. Imana itugirire neza. Reka nk'ubutumwa umuntu witwa Fisi uyu nguyu ari mu Rwanda. Fisi uri mu Rwanda ufite ibibazo byinshi, ndetse naje kubona mbona uri kubaka inzu yawe, uri kubona uburyo bubaka inzu bakayiha fondasiyo. Nabonye inzu yawe iri muri iyo fondasiyo mu yindi fondasiyo y'iyindi nzu. Mbona umwuzure uza urenga ku buzima bwawe, ndetse mbona ugiye mu kaga. Wari urimo usengera gutabarwa, wari ufite uburwayi bukomeye. Imana irambwira ngo Fisi iragukijije kandi ugiye kuvuga amashimwe. Nta ba Fisi ni benshi, ariko uyu Fisi avuka mu muryango urimo umuntu w'umuyobozi w'akarere kamwe muri iki gihugu. Fisi mvuze mu muryango we havukamo umuyobozi w'akarere. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo umuntu witwa Ange urugo rwananiye ari mu mujyi wa Kigali, ndetse atuye mu karere ka Gasabo. Ange ntabwo uri igikara, uri inzobe. Irambwira ngo umaze iminsi urira. Irambwira ngo umugabo wawe Imana iramugaruye. Amarira warize, abana bagiye kongera kubona papa wabo. Warize amarira menshi, data yarayumvishe. Imana irambwira ngo Forotine wasengeye urubyaro, uri mu mujyi wa Kigali, Imana iguhaye umwana. Imana irambwira ngo umuntu witwa Emmanuel ari mu bitaro bimwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Emmanuel arwaye kanseri yo mu maraso. Imana iragukijije, data ahabwa icyubahiro. Reka mvuge message yo kubavuga butumwa. Imana irambwira ngo bavuga butumwa mwitwararike ku bintu muri kuvuga, kandi mwere imbuto zikwiriye abihanye. Inshuti z'umusaraba, Imana irambwira ngo mwere imbuto zigaragarira buri muntu wese ko mukorera Imana. Ndagira ngo dukoreshe iyi mbugo. Uyu munsi ndumva bidasanzwe kubera ko data afite ibintu byinshi ari bukore, ariko bavuga butumwa. Nsomera Abakorino ba kabiri. Abakorino ba kabiri, uraza gusoma igice cyawo cya 6 rimwe kugeza kuri 3. Abakorino ba kabiri. Yego. Abakorino ba kabiri ibice byawo 6. Umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Abakorino ba kabiri ibice 6 umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi nabwo dukorana naho. Yego. Kandi ubwo dukorana nayo, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ngo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Bene data bavuga butumwa, kandi ubwo ukorana n'Imana, ubuntu wahawe bwe gupfa ubusa. Komeza. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. No ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Ngo no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo. Ngo dore none iki nicyo gihe cyo kwemererwamo. Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Dore uyu ni wo munsi wo gukirizwamo. Ntitugire ibisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese. Bene data bavuga butumwa ngo ntitugire ibisitaza dushyira imbere y'umuntu wese. Dushyira imbere y'umuntu wese. Wirinde nshuti yanjye, duhanura bitabigisitaza, nyambarire yawe itabigisitaza. Wirinde nshuti yanjye, bivugire yawe itabigisitaza. Wirinde mwene data, irinde kugira ngo imikorere yawe itabigisitaza cya buri muntu wese. Kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo.
ngo kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo nongeye kubinginga mbwirijwe n'umwuka we nimba ari data waguhamagaye irinde utagira igisitaza ushyira imbere ya buri muntu wese ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana ngo wumva ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo ngo nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo kwihangana cyane mu makuba ngo twihangana cyane mu makuba mu mibabaro ngo mu mibabaro byago ngo no mu byago mu biboko mu biboko mu nzu y'imbohe no mu nzu y'imbohe mu midugararo no mu mihati mu midugararo no mu mihati tuba maso kwirirwa ubusa dufite imitima iboneye ngo dufite imitima iboneye dufite ubwenge tutarambirwa tugira neza dufite umwuka wera dufite n'urukundo rutaryarya ngo dufite n'urukundo rutaryarya Imana iguha umugisha amen haleluya amen bene data bakundwa ndumva mwese abantu mbwiye bavuga butumwa abantu muzi ko mwuzuye mwuka wera abantu muzi ko muri uyu murimo iri jambo muraryumvishe iby'Imana idusaba murabyumvishe ahubwo wibaze uyu mwanya ntago waba uri kwica uyu murimo uyu mwanya ntago waba uri gutukisha umurimo w'Imana uri gutukisha izina ry'Imana ese uri kubikora ute nyene data uri kubikora ute Mana itugirire neza uri kubikora ute yavuze ngo twiha agaciro nk'uyu murimo wiha agaciro numara kukiha abandi bazakaguha data azaguha agaciro kurushaho Mana itugirire neza Mana idutabare Mana iturengere iha agaciro mwene data kandi wirinde utagira igisitaza ushyira imbere ya mwene so utagira igisitaza ushyira imbere y'umuntu wese kuko duhari kugira ngo twere imbuto kandi imbuto mu gihe cyacu ngo hahirwa biringira Uwiteka kuko abo ngabo bameze nk'igiti gitewe ku mugezi icyo giti kandi ngo cyere imbuto mu gihe cyacu haba mu mpeshyi cyera imbuto haba mu mvura cyera imbuto mbese izi mbuto uracyazera zikaryohera abagenzi Mana itugirire neza bene data bavuga butumwa Mana itugirire neza ndagira ngo wongere dusomere muri Bibiliya Mana itugirire neza reka dusome n'ubundi tuvuge tugikomeje ku bahanuzi turaza yego Abakorino ba mbere ibice 14 hera ku murongo wa mbere bageza ku wa 12 Abakorino ba mbere ibice 14 umurongo wa mbere kugera kuri 12 uburyo impano y'ubuhanuzi irusha iy'indimi kuba ingenzi yego mushimikire urugendo kandi mwifuze impano z'umwuka ngo mushimikire urugendo kandi mwifuze impano z'umwuka ariko cyane cyane mwifuze guhanura ariko cyane mwifuze guhanura uvuga ururimi ntamenyekana uvuga ururimi rutamenyekana ngo uvuga ururimi rutamenyekana si abantu ubwira keretse Imana ngo si abantu ubwira keretse Imana kuko ari nta wumva ahubwo mu mwuka avuga amayoberane ngo kuko uyu muntu uvuga ururimi ntabwo ari abantu abwira ngo ahubwo avuga amayoberane bene data bakundwa Mana itugirire neza ngo uyu muntu uvuga indimi kwa kundi ntabwo ndi kurwanya abantu bavuga indimi tujya tuzivuga rwose ariko si byiza kuzivuga utari kuzisobanura Mana iravuze ngo izi ndimi naho wazisuka ukazivuga rwose ni inyungu yawe ububwira Uwiteka nawe uba uri kwibwira nyine ariko wa muntu uri kukumva utabasha gusobanukirwa ibyo urimo ntabwo abyumva Mana itugirire neza ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura
ariko umuntu hano wababwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura ngo n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza ngo n'ibyo kubahumuriza nshuti z'umusaraba mwirivuga butumwa nk'uyu murimo wivuga indimi nyinshi utabasha gusobanura ahubwo uvuga ijambo rya nyiri ijambo uvuga iby'Imana igutumye byumvikana uhugura abantu ubabwira ibibahumuriza kandi ubabwira iby'Imana yagutumye by'ukuri uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura ariko uhanura yungura itorero ariko uhanura yungura itorero nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi ngo nukuri nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi ariko ikirutaho ko muhanura ariko ikirutaho bene data nuko mwahanura uhanura rutuvuga izindi ndimi nukuri ngo uhanura rutuvuga izindi ndimi keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke ngo keretse iyo uzivuze ukabasha kuzisobanura kugira ngo itorero ryunguke ariko none bene data ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana ngo ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana nzabamarira iki bizabamarira iki nintababwira ibyo mpishuriwe cyangwa ibyo mpawe kumenya nimvuga za ndimi simbabwira ibyo mpishuriwe cyangwa ibyo mpawe kumenya cyangwa ibyo guhanura cyangwa kwigisha dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi ngo dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi ari umwirongi cyangwa inanga ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo ngo babwirwa n'iki kivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo kandi n'impanda nayo ivuze ijwi ritamenyekana ninde wakwitegura gutabara ngo mbese impanda iramutse izavuga ijwi ritamenyekana ninde wakwitegura namwe nuko ngo namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana ururimi rwanyu niruramuka rutavuze ibimenyekana bazabwirwa n'iki byo muvuga ibyo ari byo bazabwirwa n'iki byo muvuga ibyo ari byo ko muzaba mugosorera mu rucaca rwose indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi nubwo ari nyinshi nta rudafite uko rusobanurwa ngo nta na rumwe rudafite uko rusobanurwa nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa nabera uvuga umunyamahanga ngo nabera uvuga umunyamahanga kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga ngo kandi n'uvuga nawe akambera umunyamahanga nuko rero namwe ubwo mushimikira ngo nuko rero namwe ubwo mushimikira cyangwa ubwo muvuga kubona impano z'umwuka ubwo mukoresha izo mpano z'umwuka aba ari nako murusheho gushishikarira kuzunguza itorero ngo aba ari nako izi mpano mushishikarira ko zungura itorero twarukira 12 ntageze Mana ikugirire neza kandi guha umugisha bene data nshuti z'umusaraba Mana ivugana namwe bahanuzi irambwira ngo izi ndimi ni kuzimu zibayo muvuge ubuhanuzi kandi muvuge n'uwumva uri muri buvuga utari bubashe kurusobanura icyo data kubwiye ngo ubwire bene suri kubwiriza byihorera uvuga iby'Imana igutumye data atugirire neza ngeze ku musozo mbwira abera Imana irambwiye ngo ibahaye urufunguzo rw'ibyanyu 2025 umuntu wese uzi ko yihanganye mu by'uru rugendo datagwaye urufunguzo ndagira ngo dusoreze ku gice cy'ibyahishuwe dusoza ubu butumwa ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 7 ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 7 umurongo wa 7 soma nta kibazo urwandiko rwandikiye ayi Philadelphia yego
wandikire marayika w'itorero ry'Ifiladelifiya ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ifiladelifiya uti utowera kandi w'ukuri wera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura kandi ukinga ntihagire ukingura aravuga aya magambo ati imirimo yawe wowe dore nshyize imbere yawe urugi rukingura kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye ntabwo wigeze wihakana izina ry'Uwiteka dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma kandi ari abanyabinyoma dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe ngo dore azabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze ngo bamenye yuko Imana yagukunze kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye k'Uwiteka nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza nawe aje kukurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose bigerageza abari mu isi mu bihugu byose kugerageza abari mu isi ndaza vuba komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe Imana iguha umugisha amen ndawakiriye haleluya Imana ivuganye nawe wihanganye navuze ngo iguhereze urufunguzo rw'ibyawe 2025 iragukinguriye urugi Satani ntashobora kuzongera kurukinga. Imana yambwiye ngo nze nambaye iyi saha ntago musanzwe muzi ko nambara isaha sinayikunda, irambwira ngo mbwira abera igihe cyanyu kirageze cyo gutabarwa. Umuntu utabawe ninde? Ni umuntu wihanganye, ni umuntu wagiye mu kigeragezo akihanganira ibimugerageza. Narababwiye ngo mu gihe utarakandagira muri Yorodani ngo uyikandagizemo ibirenge ntabwo ishobora gucikamo kabiri ngo wambuke. Kugira ngo Abisirayeli bambuke inyanja ya Yorodani nuko abari bahetse isanduku y'isezerano babanjemo bagakandagirizamo ibirenge. Icyo kigeragezo wakigeze mu kihanganiramo, bihanganira amazi kugeza ubwo bagera mu mayunguyungu arazamuka, ariko barihangana ntibumva ubukonje bw'amazi. Nawe wihanganiye mu icyo kigeragezo, datarambwiye ngo aje kugukingurira urugi kandi nawe uzarukinga. Yambwiye ngo abarinze igeragezwa rije mu bihugu byose, niyo mpamvu nanababwiye ngo mushake ikote ryo kwifubika mu bihe nk'ibi, kote rya Mwuka Wera, kuko igeragezwa rigiye kuza mu bihugu byose. Datajya kumpira iyerekwa, nari ndyamye nijoro nsinziriye, marayika aranzamura ku musozi, nabonaga ari muremure ariko nari nitegeye ahantu mbona nkaho n'impera z'isi nzibona. Twarazamutse duhagaze hejuru kuri uwo musozi, mbona burije ni nko gufata umujyi wa Kigali ukazimya amatara, kandi nta n'ukwezi kuriho kumuritse. Mbona harabuditse, hamaze kubudika mu by'ukuri nahise numva numva muri nje ngize ubwoba. Ahantu hose hahindutse umukara, uretse aho twari duhagaze niho hasaga hari umucyo, niho nabonaga nkabona, ariko ahandi hose mbona ari umwijima. Numva induru nyinshi zivugiye muri wa mwijima, numva amajwi menshi y'urusaku yo gutaka, numva ubwoba bwinshi. Marayika arambwira ngo witinya, kuko nje kukubwira ibikurikiye uyu mwijima ubuditse. Niho nahawe ubutumwa bw'abantu mbabwira ngo mwitegure, tugiye mu gihe cy'ubukonje, tugiye mu bihe bya nyuma, tugiye mu bihe ababoroga bari kuboroga, tugiye mu bihe isi buditse mu mwijima, aho abandi mubona ari paradizo, ariko burije bene data, burije bugiye kwira. Niyo mpamvu usenga, Mana yavuze ngo tuzigama amavuta yacu uyu munsi, nicyo gihe cyo kwemererwamo. Ni iki ngiki, zigama amavuta yawe. Data duhereza umugisha, Imana y'amahoro ibampera umugisha, kandi ijwi ry'Imana rivuganye n'abantu bakora icyaha cyo kwikinisha.
harimo abarokore bitwa abarokore bikinisha. Imana irambwiye ngo mugarukiraho, Imana irambwiye ngo mugarukiraho, kuko umuntu utarabireka araza kurwara indwara iza kumwica kandi arapfa arimbuke. Imana itugirire neza, irambwira ngo bantu mwikinisha mugarukiraho. Benshi bari kubyita ngo aho kugira ngo ajye gusambana yakwikinisha. Imana irambwira ngo ko niko gusambana kubi. Imana irambwira ngo mugarukiraho, irambwira ngo babyeyi mureke kuvuma abana banyu, ko Satani yohereza umwuka mu babyeyi bakitukira abana bakabavuma. Irambwira ngo ibyo bintu muvuma abo bana bizabakurikirana. Nibwo buryo Satani abanyujijemo ubwo kukura umugisha kuri abo bana data yabandikiye. Mana ibaha umugisha, mwakire neza ubutumwa data yamaye. Nawe Imana iguha umugisha kandi ubutumwa turabwakiriye, kandi ndizera yuko buri wese bugenewe ari buze gukuramo ibyo gukosora, ibyo guhindura akabihindura. Reka vuga Imana y'amahoro iguha umugisha mama wanjye. Murakoze cyane. Reka tugushimire kandi tugana no ku mugoroba, atari wa mugoroba wavuze ubuditse, umugoroba wo mwisi wigaragara. Shaka ko wavuze wari wo mu mwuka, mu buryo bw'umwuka, ariko icyo nzi cyo burije kandi burenda gucya. Mundi yavuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami azabwira ati muruke mwakoze neza. Ntabwo ari ukuririmba gusa cyangwa abantu bose bakajya baririmba zino ndirimbo, ariko banatekerezaho icyo ishatse kuvuga, agatekereza kabiri. Yesu agumisha mu mahanga. Murakoze cyane. Dushimiye umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro kugeza kuri uyu musozo. Imana iguha umugisha, ariko kandi ntiwibagirwe kwiyandikisha mu muryango w'abagize cyangwa se w'abakunzi b'ijambo ry'Imana. Kwiyandikishamo nta kundi no gukora kuri subscribe, ubundi ukajya twandikira ibitekerezo byawe muri comment kugira ngo utubwire ibyo twahindura n'ibyo twakongera, ariko kandi no kudushyikira muri iri vugabutumwa nabyo biremewe, kutuvugisha biremewe, ukatubwira ati ukatubwira icyifuzo cyawe biremewe, kandi amarembo arafunguye. Muze dukorera Imana bikiri ku manywa butarira. Ahari nibwira Yesu niwe yavuze ngo nibwira iyo bwije imirimo yose ibihagaze, avuga ati gukora umurimo wantumye bikiri ku manywa, ko n'igihe bugiye kwira, kandi iyo bwije nyine abantu bararuhuka. Yesu aho umugisha umuntu wese twabanye muri kino kiganiro. Mama w'amanga, mbere yuko nkurekura uraduha nimero za telefone udusengera Imana. Reka mbanze mbwira umuntu witwa Emerine, ntago nzi igihugu arimo, ariko data mbwiye kaguhaye urubyaro. Nimero yacu ya WhatsApp, ushaka kuyifatanya natwe muri groupe abasirikare ba Kristo, cyangwa se hari ikindi ushaka kumbaza, iyo nimero ni ya groupe ariko ni yanjye. Waza kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 077973 ni nimero yacu ya WhatsApp, waza kutubonaho. Ngira indi nimero nayo ihamagarwaho, ariko no kuri WhatsApp ni 0789830736. Imana ibaha umugisha cyane, murakoze. Reka dusenge, kandi mbwira abantu barwaye muzamure kwizera, bafite imitwaro itandukanye. Data aracyahari kandi aracyakora, aracyatabara, aracyarengera. Uri Imana ishoboye byose, mubyeyi wacu mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Data ukaba ushohoje gushaka kwawe binyuze muri twe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera uhereze buri muntu wese uzumva iki kiganiro umugisha, kandi turakwinginze uyu mwanya dufashe mpiri ibintu byose byishira hejuru ku bwoko bwawe. Dutegetse data ubu burwayi, duhagaze mu butware bwawe. Umuntu wese ufite uburwayi data niyakire gukira mu izina rya Yesu, ko twamenye neza ko icyo dusabye twizeye mu izina
izina rya Yesu tugihabwa. Niyo mpamvu data tunaniza imbaraga z'uburwayi ubwo ari bwo bwose. Twarakubonye ukiza kanseri, tukubona ukiza imitima, twakubonye ukiza sida, twakubonye ukiza imivuduko, twakubonye utegeka abadayimoni bakakumvira. Wera wa Isiraheli, tegeka kuri buri muntu wese mwami ufite uburwayi butandukanye. Genda ku isi hose mwami, abakeneye ineza yawe nibakubura ishurira amadeni abayafite. Wera wa Isiraheli, utanga akazi. Ndabizi neza kuri Imana wabageneye byinshi, ndagushimiye kubitanze. Urera kandi urakiranuka. Ngaho komeza ubane natwe kandi ubane na Umusaraba TV mwami Imana, ubaha ibyo mitima yabo ishaka. Nyemerera data bane na buri muntu wese mwami, ubwo tuzongera guhura turi amahoro nanone tuzagushima. Urakoze mubyeyi mwiza, tugushimiye ko ukiri kumwe natwe kandi uri inzabera. Dusengeye Afurika muri rusange uyibohore, dusengeye isi yose muri rusange uyibohore. Wongera abakizwa, umucyo wawe umurikira bari mu mwijima. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo umenyeshe abantu bawe kwigihe cyegereje kandi kiri bugufi. Urakoze mubyeyi mwiza ko wumvishe gusenga no kwinginga kwacu, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Reka tuzasubire mu kiganiro cyo. Murakoze. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service,